ntago amagambo ajya arenga intambwe Imana yaguteje mu kwikirane uyasiga hahandi ukambuka. Mvuze ngo Imana igiye kwambutsa uyu mwaka. Nari mvuze ngo Imana igiye kwambutsa imitego baguteze, igiye gusigara wambuke. Amagambo bavuze Imana igiye kuyakurenza wowe wambuke. Uyu mwaka turimo Imana iruhuye abantu, ukunije ubwenge nanjye rirambwiye ngo nimwumve ibihuha bivugirwa hanze aha, ngo nimwumve ibintu abantu bavuga ngo bigiye kuba. Imana irambwiye ngo nari mvuze ngo ifata ibitagaragara ikabigira ibigaragara, ifata ibitariho ikabigira ibiriho, ifata ibyananiranye bigakunda mu isaha imwe. Bwira mugenzi wawe ngo muri iyi saha Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. sema amen. Ndashimira Imana yemeye ko umunsi wa mbere w'umwaka ndahantu. Wowe ntago wabyumva afite ikintu bivuze. Abavuga butumwa bose azi bakorana umwaka utangiye kwa gatanu ndahantu. Hashimwe Kristo wangiriye icyizere. Haleluya. Shimiye umuyobozi wanyu, Imana umugisha. Ntago ari keshi umuntu akugirira icyizere cyangwa rimwe kabiri gatatu, niko kazi dukora, ariko Imana yacu ifite imbaraga. Bivuze ngo Uwiteka aracyafite icyizere muri uyu murimo. Ndabashimiye abantu duherukana 2023, none twongeye guhura, Imana itwambukije undi mwaka. Mwebwe sinzi ukuntu mwabivuga, ariko dushimiye Imana itareba uburanga, itareba igihagararo, itareba aho uvuka, itareba amafaranga, itareba ubushobozi ufite, ahubwo ireba icyo yakuvuzeho. Dushimiye Imana ibambukije nta kintu ikoresheje mu butware bwayo isaha wice muri rusengero. Hashimwe Kristo. Amen. Hano batanzi mazanye nitwa Niragire Domina, ndi umubyeyi ufite umutware umwe n'abana 4. Abantu bavuze ubuhamya numva ndakomeye, nongeye ndakomeye. Nari nzamukanye icyifuzo gikomeye cyane, ariko numvise gitangiye. Amen. Ndashimira Imana kubw'ababyeyi batambutse ahantu. Ubuzima bose batambutse nibwo nanyuzemo. Bugingo n'isaha bukirwanya mama hari ariyo cyifuzo nari ifite, ariko mise numva ko hari igisubizo cyo kungirira neza. Reka mbabwire, njyewe saa muryo upfa kumanurira, kuko imyemerere yanjye irakomeye, ariko shimye Imana ko umuntu tubaretse kuganira mu minsi isije aravuga ngo naho Imana itahanura ijya no mu bitekerezo bigatuma usubizwa. None mbonye ubuhanuzi Imana imanuriye akanya mfite izindi mbaraga. Ngiye kubabwira Imana nkomeye. Imana ibaho umugisha. Misa numva ko mama hari azabona Imana ya Isiraheli. Bisobanuye kuba kiri hatari yapfa azabona Imana ya Isiraheli. Ndashimiye Imana rero, shimira namwe mugiye kunega amatwi, kandi ndabinginze mu ntega amatwi. Turi mu mwaka ukomeye kandi woroheye abasenga. Murakumvishije? Turi mu mwaka ukomeye kandi woroheye igize gute abasenga by'ukuri, kuko abasenga bose ni basenga by'ukuri.
ariko hari n'abasenga Imana nyakuri. Kandi tushikaje n'umurozi wese uri hano nyine nkuko babivuze, iyi Mana wumvishe muri ababyeyi, iyi Mana iduha ijambo tutari kwiriye, basi uyitega amatwi bizatuma uyibona. Amen. Nkunda kuririmba cyane, nababwiye ko kuririmba byatumye nuzura Mwuka Wera. Izi ndirimbo authentique zituma umuntu yuzura Mwuka Wera atavangiye. Nimugakunda indirimbo z'abahanzi, jya ubanza uririmbe n'izituma tubona agakiza. Amen. Kadufatanye mu ndirimbo ijana na 20, ndababwiraho gato cyane kugira ngo muririmbye nk'ukundi. Amen. Abarozi bababwiye bariho, nge bangezeho. Turi mu nyongezo w'ijana na 20, nkunda kuririmba cyane, sako nzi kuririmba ko rwanda nirwa mvuga, ako mujye mwihangana. Amen. Ijuri imbere y'Imana mfite umuntu mvugira, n'umukuru w'abatambyi kandi yitwa Ruhu. Mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima. Yesu we ubwamvugira na mwanzi wamunyiruka. Mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima. Iwe ubwamvugira na mwanzi wamunyiruka. Oh Satani yanyibukije gukiranirwa kwawe, ashaka kunyiyebesha, yanumbira ndebayo umukiza wanjye wabinkuyeho byose. Kera yaramwongereye, nuko sinzari. Kandi ndebayo umukiza wanjye wabinkuyeho byose. Yararongere nuko sinzari. Uwiteka kumucamanza yambonye w'amaraso, nacira rubanza anyitukira. Yaracunguye niko kunyishi ubwadapfa singipfuye ye na Yesu. Yaracunguye niko kunyishi ubwadapfa singipfuye ye na Yesu turumwe. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana ubundi mbabwire uyu muririmbyi. Twihute cyane, Zaburi y'ijana na 7. Turi mu bihe byo gushima Imana.
amen. Ibihe turimo byo gushima Imana, wicara uzi ko ugiye gushima iki Imana muri uyu mwaka. Ntabwo turava mu mashimwe, amashimwe arangira mu gice cy'umwaka mu kwezi kwa gatandatu, kugira ngo Imana yongere ireme andi mashimwe mashya. Amen. Murongo wa mbere uravuze ngo nimushime Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Abacunguwe n'Uwiteka bavuge batyo, abo acunguye akabakura mu maboko y'umwanzi. Dusimbuke cyane tugere 10. Aravuze ngo abandi bicaraga mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, baboheshejwe mu mabaro w'ibyuma. W'ibyuma. Amen. Niki ijambo ritubwiye ni Zaburi 107, niyo dusomye. Umuntu wese yahasomye umva ko bimeze. Harimo icyawe kirimo se. Aravuga ngo reka dushime Uwiteka kuko ari mwiza. Niko Dawidi yanditse. Aravuga ngo reka dushime Uwiteka n'abantu batagushimira ku giti cyawe. Aravuga ngo reka dushime Uwiteka kuko agize gute ari mwiza. Aravuga ngo kuko ari mwiza ku ruhande rwanjye, ntago ari kuri mwe wese. Ku ruhande rwawe ni wowe uzi ko Yesu ari mwiza kuri wewe. Nubwo umuntu yamuvuga n'undi yamuvuga, ariko ku ruhande rwawe ni wowe uzi ko ari mwiza kuruta mugenzi wawe. Amen. Yibutsa Imana yamukuye mu ishyamba bidakwiriye, barenze abiza amashuri b'igihagararo b'uburanga. Aravuga ngo reka shime Uwiteka. Bane shimwe cyane. Reka shime Uwiteka kuko ari mwiza. Reka Kristo ni mwiza. Nk'ubu nkanjye yatagirira imbabazi sinari kumumenya. Ariko ngo reka dushime Uwiteka kuko ari mwiza. Ni mwiza ku ruhande rwawe. Wibutse iminsi ya kera iwanyu zanzu z'ibyatsi wica mujyi wa Kigali, wavuga ngo reka shime Uwiteka kuko ari mwiza. Shingiye nge ya majerekani nikoreraga, iyi sanga ndi umubwiriza w'ubutumwa ufite ubuhamya bw'umukristo, navuga ngo reka shime Uwiteka ari mwiza. Amen. Guhanura ni kimwe, no kubwiriza ni ikindi, no kuba umukristo ni ikindi. Bibaye byiza uri umuhanuzi cyangwa uri umuvugabutumwa, ibyo bintu byose wabihuza bikaba kimwe. Amen. Abantu bacunguwe n'Uwiteka bamuvuge gutyo. Bundi ntabwo ukwiye kuvuga Imana nka mugenzi wawe, ukwiye kuyivuga ku giti cyawe. Ushingiye aho Imana yagukuye wakayivuza ku giti cyawe, kuko Uwiteka ni mwiza kuri wewe. Amen. Mubona abavuga butumwa impamvu tugwa, turiganana. Ukavuga ngo reka nge ndirimbe nka runaka, ukajya ugorora ijwi uko ryari rimeze ukarihengamisha kandi ryari rimeze neza. Wabwiriza ugashaka uburyo bwose witera hejuru makwemere, kandi uko Imana yakugize byari binejeje. Sema amen. Aravuga ngo reka tuvuge Uwiteka, tumuvuge. Vuga Imana utarebye runaka, utarebye umugabo wawe, ubu byavuze Imana neza. Nta muntu uzajyana undi mu ijuru. Umuntu wese azijyana, kandi uzajyanwa bitewe n'imirimo wakoze. Aravuga ngo nibutse ukuntu Shama yari yarize ari muremure, Minadabu nuko, Eliyabu nuko, ngo hoya njyewe utazwi mba mu ishyamba. Yukurikiye amateka y'igitabo batubwira ko Dawidi yatawe iwabo afite imyaka 3.
Dawidi ntiyavukanaga n'abangaba kuri nyina, bamushyirayo atazi nyina wamutaye ngo ninde. Urabona uyu nituvukane reka tumwohereze hehe? Mu ishyamba ajya kuragira intama. Ntabwo Imana ireba uriwe, ireba icyo yakuvuzeho. Imana ishimwe. Kuko nta muntu yari afite wo kumurengera, ndetse muri umuryango bamushyizemo ntiyari azi n'umwe. Aravuga ati yenda ibi ngibi nibyo bashimye ko nkora, reka njyeyo. Ariko Dawidi wabaga mu ishyamba yahoraga ngafata umurya aririmba, akaririmbira Imana, agacuranga. Imana imurebye aho yicaye iranezerwa bitewe n'imirimo akora. Ubundi uzize iki? Duzize ko tujya imbere nk'abantu baturebe dukore tubanezeze, nyamara wakwiye kujyana batagaragara ukanezeza Imana. Iyo Imana ije gushyira imbere y'aba bandi kandi mutari muzi narakumenya. Amen. Aravuga ngo reka nibera hariho hambereye. Aragira inama bikunze, arigeze yinuba. Aravuga ngo reka mbikore. Ntiyari azi ishuri ngo ni irihe, ariko ntabwo Imana ireba amashuri ndetse nireba igihagararo, ahubwo icyo yagushyizemo ndani kigutambutsa imbere y'abanyamashuri. Amen. Niba yatera n'amagambo arayavuga amaze kwicara ku ngoma, aravuga ngo ndi muntu ki wowe wicaye kuri iyi ntebe? Iyi ntebe nicayeho ndi muntu ki ukwiye kuyicaraho? Haleluya. Yari afite kwizera gukomeye cyane. Yaravuga ati nubwo ndagiye izi nama, ariko umunsi umwe nzajya imbere y'abantu. Akagira kwizera yakusoka amateka y'Abisirayeli, yayasoma akavuga ngo ni ukuri Imana yakuye Abisirayeli mu Egiputa izankura muri izi nama. Amen. Tugira ibyiringiro bikeya tukumva ko byaturangiriyeho. Wigira ibyiringiro bikeya uko zamura kwizera ushyitse hejuru. Uvuga ngo nubwo rwananiye ariko nizeye ko ejo ruzubakika. Uvuga ngo nubwo nta kazi ngira ariko Imana itanga akazi iracyari ku ntebe. Uvuga ngo nubwo abantu banyanga ariko Imana itanga igikundiro iracyariho. Iyagihaye Dawidi ari mu ishyamba nawe Yesaya yakiguhereza. Haleluya. Amateka twese turayazi, ariko Bibiliya ntabwo imenyerwa, buri munsi wararishyashya. Amen. Uyu mugabo Dawidi agiye kugemurira bene se ku rugamba, ntabwo yari azi ko Imana yamukoresha, ariko yongera kwishyira mu ibyiringiro, azamura kwizera kwe. Aravuga ngo ariko ni muntu ki waba ufite ubutware bushoboye buruta intare? Ni muntu ki ukomeye kuruta uko idubu ingana? Ariko nimba Imana ibashisha njyewe nk'ikidubu, sinakwica n'umufilisiti utarakebwe. Umufilisiti utarakebwe akaba atazi abantu, atazi n'Imana ya Isirayeli yariyo, akaba arinjije abantu mu myobo. Ubu njyewe njya mbasha kwica idubu nagira ikintu ntwara, ubwo Imana ifite si yamaye ubutware. Haleluya. Abandi bakangisha amashuri bareba byose, ngabaje bati ceceka weho, ceceka. Umuntu hano ntabwo umuzi, ceceka. Kabati mureke nambuka, ariko mureke nambuka. Nimureke nambuka njye kureba. Ati hera hano. Hajya bafite urwandiko abantu bazwi bajya imbere ya Sawuli, nibo yinjiza. We uzwi he? Ari ni wacu ntuzwi, muryango wacu ntabwo tukuzi, none ahantu mu Bisiraheli. Haleluya. Aha ngaho ugiye kujya gukora iki ko batakuzi? Ariko ari ijambo Imana yamuvuzeho. Barabataka tukwihorere, genda ugerageze. Twakuburiye wanze kumva, nupfa nutubaza. Aratambuka agera Sawuli yicaye, ati njyewe ikiza yanga ni ukwicura mu Filisitiya. Ariko uyu mwana ureshya gutya, uyu ngo utagire urumva uri muntu ki? Ati ngirira icyizere ariko. Haleluya. Dara kantu ushatse kuvuga, nimba Imana yakugiriye icyizere, igirira icyizere. Nimba Imana yaguhaye icyizere kavuga ngo uri umwana wanjye, tambuka ufite icyizere, kuko Imana ikurimo ikomeye kuruta ibyo bintu byose. Amen. Aratambuka batereka tugerageza, aramwambika.
ngamwambike neza, ngatere intambwe yumva nanyeganyega. Abati ibintu se nibiki? Kuramo. Akuramo. Haleluya. Akuramo. Amaze gukuramo ngo yinyegeze nyuma biremeye, aratambuka nyuma biremeye, tindeka ngende. Yari afite ibanga. Murakore ngira muri uyu mwaka ufite ibanga. Injira muri uyu mwaka ufite ibanga. Kwinjira n'abanga ufite biragoye, ariko iyo ufite ibanga abantu batazi, ariko we n'Imana muriziranyeho, Imana igikora itabajije. Igikora itabajije. Umuntu bapinga kenshi akora ibikomeye. Amen. Aratambuka ngo ajya ku mugezi atora amabuye 5. Amen. Atora amabuye ngahe? 5. Irya mbere ryari ukwizera, kabiri kwihangana, gatatu irabishoboye, kane izabikora, gatanu ngo ibikorera kwiyubahisha. Sema amen. Aravuga ngo umuntu afite kwizera agira kwihangana. Iyo afite kwihangana Imana irabishobora. Iyo ifite kubishobora ibizabikora. Kamwe kwa magambo. Iyo umuntu afite kwizera aba yaravukiye ahantu batigeze borora n'ihene ndetse n'inka, nta kintu na kimwe cy'igisimba yabonye iwabo. Ariko afite kwizera akavuga ngo izo mama cyangwa data batoroye njye nzazorora, kuko uri muri njyewe afite inka n'izirenze inka. Abafite kwizera kuzamutse. Kabiri akavuga ngo njyewe iwacu ntago bize, ngirirwa amahirwe siniga, ariko Imana umugisha ngira amafaranga. Akavuga ngo nubwo natize ariko abana byabo baziga ndetse bige no hanze. Abafite kwizera. Kwihangana ni gute? Iyo ufite kwizera ugira kwihangana, kuvuga ngo reka nihangane uyu munsi, nubwo uyu munsi basohoye mu nzu, ariko ejo nza mu nzu yanjye. Abantu reka nihangane, nubwo bavuze ngo sinzashaka, ariko ngiye gukora y'ibiri, ndabizi ko y'ibiri hari ikintu kiri buvamo. Atambuka yemye yapfukamiye Imana. Yavuga ngo nubwo bakuzinze, ariko kwihangana ugeze wiyanduze, nje kubikora nk'ishobora byose. Sema amen. Hagumya kwihangana. Umugabo ukubita isi nimugoroba nka yami niho yanjye. Kabaye ngo reka nihangane nubwo, ariko hari yavuye nanjye ngo nzakugirira neza. Niba ufite nzayimana wicogora, komeza urugendo ugende, nzayimana izagutabara. Mu muswari. Amen. Iyo umuntu afite nzayimana yigenderaho. Gatatu ngizabikora. Haleluya. Iyo uri mu gihe cyo ngo ngizabikora, abaguca intege baza ari benshi. Nkawe ugiye muri korari, nujya n'umwenda wo kwambara ngo ugiye muri korari. Nkawe uripashije ngo urimutse kuva mu cyumba na saro, uzayishyura iki? Ko ugiye muri ibi na saro uzayishyura iki? Ngo uripashije rero ngo dore mwongera yarabyaye, ngo banga Imana izabarera. Iyo Mana avuga yabandika muhe n'ibyo kurya. Ariko akagendera ku ijambo rivuga ngo yarambwiye ngo izabikora. Nubwo bari baraseka ariko izabikora. Mvuga ariko izajya gute? Izabikora. Nubwo bateranye kundwanya, ariko izagira ite? Izabikora. Kagomeza akihangana akagira icyizere. Haleluya.
kavanga ariko Imana nibeshya, agahita yibuka cya gihe yabuze ibyo birebana bwabona bumaze kuhumana, akabona umuntu amuzaniye kawunga atayitekereje, akavuga ngo nubwo bimeze gutya nzi ko itabeshya izabikora nk'ishobora byose. Akizera kagera kuri gatanu, kavanga izabikorera kwiyubaha. Haleluya. Izabikorera kwibeshya ni gute rero? Ni hahandi umudugudu wateranye baguhaye iminsi 3 yo kwishyura keredi, bavuga ngo ni 3 yonyine, bagashyiraho ibyapa, bagashyiraho amapiganwa, bakaza gupigana, bakavuga ati rero iminsi 3 ushaka aho kuba urimo urasohora ibintu biri hanze. Ariko wizeye umugabo ukomeye, kuvuga ngo nubwo basohoye nzi ko n'uyu munsi yanyishyurira. Ubundi bose bagatera iperu, umwe avuga 5,000,000, undi avuga 3, undi avuga 2. Sema amen. Ukumva telefone iraguhamagaye, ati yewe Runa, ati Karame Koroditi, ndakumva, ati shingiye ineza wangiriye, numvise ngo gutera cyamunara, ariko shingiye ineza wangiriye ndakwishuriye. Iyo nibikorera kwiyubahisha, abari bahagaze ngo bakwitege bakajyana n'amakuru bafite, bahita bahindura amagambo, bavuga ngo burya ya Mana y'abarokore irakora. Sema amen. Aho ni Imana ibikorera kwiyubahisha. Ahangaha Dawidi yagiye afite amabuye, aravuga ati najyanye Imana ituye muri njyewe Israheli, Umufilisiti utarakebwe utazi Kristo uwo ari we, kuko Kristo yari we gitambo gikuru cyabakuye mu Egiputa. Aravuga ngo nimba atamuzi njye nkabamuzi, aratsindwa imbere yanjye. Ngatangiye gukaraga ibuye, yakaraze ko amabuye yose yari afite, ariko akaraga izabikorera kwiyubahisha. Ngatangira kurikaraga, atangira kurikaraga, aravuga ati Imana tuzi kunda icyubahiro, Imana tuzi yanga igisuzuguriro. Agatangira akaraga bivugiramo, aravuga ati kandi ndabizi neza ko yubahishije, ikura abanyegiputa, ikura Abisirayeli mu Egiputa, ibakuza amaboko yayo nta muntu uyifashije. Atangira gukaraga, aravuga ngo reka nkaragara kwizera ko Imana ishoboye ibintu byose. Atangira gukaraga, arakaraga, aravuga ngo gute mu izina rya Kristo Yesu, naho kanya Goliyati yikubita hasi. Oh haleluya. Aravuga ngo nubwo Abisirayeli bari mu myobo, ariko haracyari yanesheje. Nubwo ikibazo kikuriho, nubwo bavuze ngo ntibizemera, ariko iri muri nge ifite iki? Imbaraga. Ngatangira gukaraga, arakaraga, kibara gutera ngo Goliyati ajya hasi. Ariwe abandi barwanisha amacumu, barwanisha imyambi, barwanisha ubushobozi bwabo, tekinike bize, ariko dufite tekinike. Narimvuze ngo nubwo gusuzugura, tekinike iri muri weho ibarusha imbaraga. Rero utangarize ngo koresha tekinike Imana yaguhaye, ariyo masengesho, izagutambutsa aho abantu bazi kutazahatambuka. Ijuru ry'abaragutambukije. Hari intwaro bapinga, ni intwaro y'amasengesho, ariko iyi ntwaro y'amasengesho nubwo bayipinga, idutambutsa igihe cy'icyubahiro umuntu atari bugihabwe, icyuho kigahabwa
umuntu akakibona kubera ko amasengesho yakoze. Yamuteje kwizera ayo masengesho. Dawidi yari yasenze yiriza ubusa, aravuga ngo nubwo baguteye amacumu njye ndaguteye mu izina rya Kristo nizeye. Aratangira kwiyiriza ubusa, aravuga ngo reka niyirize uyu munsi ndabona Imana ishoboye byose. Ngaho kandi umwana muto cyane akimukubita hasi nkahita mwicara hejuru. Nari mvuze ngo ibyakwicaje iyi saha ubyicaye hejuru. Dufite ibintu byatwicaje. Ufite ikintu cyakwicayeho, iyo ugiye guhanga ugitere kikurusha imbaraga, ariko ishobora byose amasengesho wasenze agiye kubyicara hejuru. Utawumezereza mu izina rya Yesu. Haleluya. Ngaho kanya Abisirayeli baravuga ntabwo bishoboka. Uyu ni muntu ki wishe Goliyati? Uyu ni muntu ki? Abantu bose ko bagiye mu myobo nta muntu ukigaragara. Uyu ni muntu ki wishe Goliyati? N'abantu bose batangazwa n'inkuru ibaye ku musozi. Abantu bose baza kureba umuntu wishe iyo ntwaro. Batangazwa n'ibintu bibaye. Ngo Dawidi yaranikanze agira ubwoba, arabataka ibi ni ibiki biri kuba, ko abantu bose bandi hejuru, habaye iki kirenze? Ngahita amufata, ahita aca n'umutwe, ngawufata ya nkota ye. Dutinda aho hantu, reka dutinda aho hantu. Afata inkota ya Goliyati yari afite, inkota yicishije Abisirayeli, inkota bateje ubwoba yifite, ngo mwambara ya nkota yari afite enepifo. Arangije nkamwicara hejuru, nkarayimukatisha, nkayimutungaho cya gihanga cye, ayisanga ya nkota yikuye cya gihanga cyiwe. Inkota yishe abantu, inkota bateye ubwoba yagiraga niyo yamwicishije. Arangije afata igihanga agitungaho hejuru, hagira ngo haracyari ya Mana ivuga bikaba. Agenda aririmba ngo haracyari ya Mana ivuga bikaba, haracyari ya Mana itegeka bigakomera. Abantu bose bavuga ngo tubonye umwami, batangira kumuhereza ubwami. Haleluya. Baravuga uyu ni we mwami. N'abantu batamwemera twe tuzamuranya nk'umwami wacu. N'abo batamutora, n'abo batajya imbere ngo bavuge ngo uyu ni we, twe turemera ko ari we, kuko icyo ari cyo turaje ishinga. Agikuye mu nzira. Nari mvuze ngo uyu mwaka dutangiye ibintu byose byari bikwicariye mu mwaka ushije. Data wa twese mwiza byicare hejuru, utambuke wemye. Sema amen. Abisirayeli batangira kubona ubwigenge, babona ubwigenge mu gihugu, uburenganzira babuze batangira kububona, batangira kubona amahirwe. Nari mvuze ngo nawe hari ibyatumye amahirwe abura, ariko Imana isumba byose yiteguye gushyira andi mahirwe, yiteguye kukurengera, yiteguye gutabara, kuko Imana ishoboye byose. Aho kanya Dawidi atangira kugira isezerano, atangira wa mwana wanjye, icyo navuze nzakigusohoraho. Ibyo atari yiteze amatwi yiwe, aho kanya atangira kumva andi magambo mu matwi yiwe, amagambo amuhumuriza. Aravuga ngo ikirimba kibaye, nizeye ko Imana ishoboye byose
iri shyamba izarineruramo. Narimbuze ngo nimba uyu munsi uhagejeje ibyatambutse ntibikureba, hari ibyo Imana igiye gushyiraho. Nesti ibyatambutse ntabwo bikureba, imitego bateze ntikureba, amagambo bavuze ntakureba, imanza batangije ntabwo zikureba, ahubwo icyo ureba ni icyo Imana yakuvuzeho. Ugiye gutambuka imbere yabo, ugiye kubona Imana imbere yabo, igiye gutoranya imbere yabo. Amen. Narimba ngo ibyo bavuze ntibikureba, kuko iyo wita ku byo bavuze uyu mwaka urangiye ntabwo uba utangiye muri uyu nguyu. ngo azaba imbwa, ngo uriya mugore ashatse ntabwo azamutunga, ngo uriya ngo dore ubwo agiye kuba indaya, uriya nubwo ngo yibeshye ngo arasenga ariko nasenga, ibyo byose ntabwo bikureba. Narimbuze ngo ntabwo bikureba, icyo Imana yakuvuzeho kiruta amagambo, icyo Imana yakuvuzeho kiruta abarozi, icyo Imana yakuvuzeho kiruta uburwayi, icyo Imana yakuvuzeho kiruta imiryango, icyo Imana yakuvuzeho kiruta ubuzima urimo. Ibindi bikureba, ibindi bikureba. Baravuga ngo ngo nubwo bese kuriya ngo azaririmba kangahe se ya nzoga atazayireka, ngo nubwo yinjiye mu murimo azayobora kandi batamwirukanye. Nubwo ashatse ntabwo azabyara, nubwo arangije amashuri kaminuza ntabwo azayiga. Narimbuze ngo buri munsi bazajya bahora bahiga, ariko ibyo bahize ntibizakugeraho. Buri munsi bazajya bahora bavuga ngo bigiye kuba, ariko Imana ibikwambutse. Baravuga ngo nubwo akije amahembe ibitega azabirenga, nubwo akize ibitega kanseri ntazayirenga, nubwo akize kanseri ntabwo azatubyarana. Narimubwiye nkuzanira itangazo ngo ibyo bavuze nta mbaraga bifite, ariko utuye muri woho abarusha imbaraga. Narimutangarije ngo ibyo bavuze Yesu abiri hejuru, bifite uburemere cyane kuruta ibyo abantu bavuga. Nubwo batega bazakugeraho, ntabwo izasohora imigambi yabo. Sema amen. Ngo bavuze nk'abantu iteka kabiri, kavuga n'ibintu bitatu ku muntu. Kabiri, yemera umuntu wemera ibyaha bye. Buri munsi nimba ibyo bintu bigerageza, dufite Imana ibirusha amaboko, dufite Imana igiye gutera ibirusha iki amaboko. Birahari nyine, bararoga nyine, baratega nyine. Ngo nazajya mu kwa gatandatu, we bwira mugenzi we ngo ugiye kuharenza wongere uharenze. Nubwo abantu bakora inama zo kugusenya, nubwo abantu bahari bavuga ngo uriya
turamukeneye nk'ibitambo cyacu. Bakavuga ngo uyu mwaka turamugira igitambo. Reka mvuge ijambo rikomeye. Nubwo bavuga ngo amahirwe y'Imana yamushyizemo, nari mbabwiye ngo haracyari igitambo kimwe gusa. Igitambo cyatambwe ni Kristo, kandi uwizera Kristo afite byose mu biganza bye byo kumuhereza. Nimba wizera Kristo gusa, niwe gitambo cyabonetse kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo buhoraho. Nimba waramwizeye, ibyiza azabiguha n'ubugingo uzabucyura. Niwe gitambo cyonyine gishimwa n'Imana, naho abandi barakubeshya. Reka batambe, bazagutamba utambire ijuru rikwambutse. Reka batambe, bazatamba umwana wawe hafatwa iwabo. Reka batambe, bazatanga akazi kabo kawe akabo gatambwe kagende, usigare wicaye kuri ya ntebe. Iturufu niyo rero, nababwiye ngo icya mbere ni uguca bugufi, kabiri ni ugukiranuka, gatatu ni ukumva ko igihe cyose Imana ije kukureba isanga muri kumwe. Sema amen. Dufite abantu bazi ko kubaho ari ukubera bo, bakavuga ati amahirwe twamuhaye uriya tumuvuyeho yabarangiye. Dufite abantu ushaka kuvugira Imana bakavuga ngo nawe wakuzamuye. Dufite abantu ujya mu kazi bakavuga ngo impamvu k'akazi karimo ni twebwe. Ariko ufite ibanga batazi. Iri banga ni irihe? Ufite Nzayimana, kandi Nzayimana ntabwo isoza, Nzayimana ntabwo irangira. Amagambo y'abantu ararangira, Nzayimana igakomeza. Imitego barayitega ukayirenga, wayirenga na Nzayimana mukarengana. Ariko ntago amagambo ajya arenga intambwe Imana yaguteje mukurikirane, uyasiga hahandi ukambuka. Nari mvuze ngo Imana igiye kwambutsa uyu mwaka. Nari mvuze ngo Imana igiye kwambutsa. Imitego baguteze igiye gusigara wowe wambuke. Amagambo bavuze Imana igiye kuyakurenza wowe wambuke. Anestifo. Baragusenye, baravuga ngo ayoboye uyu mwaka, ariko undi azawuyobora. Ugiye kubayoborana utambuke bareba, uyobore mwicaranye. Yestifo niwi. Igihe bihaye n'icy'abantu, ariko icyo Imana yaguhaye ntabwo cyari cyarangiye. Igihe bavuze n'icy'abantu, ariko icyo Imana yavuze ugiye kubicarana kuri ya ntebe. Nari mvuze ngo urabicarana. Kristo w'i Nazareti afite amaboko. Amaboko ye ntabwo aruha, ariko abana araruha. Ay'abana gushyira hasi, ariko Imana yacu iri gushyira hasi. Nari nguvuze ngo buri munsi wari guteruye.
ukaruka mushyira hasi ukavuga ati jya hasi rwose umugongo urarushye, ariko Imana yacu yemewe guheka ntabwo igiruha n'abantu bagushyira hasi bakaguheka, nari bivuze ngo bagushyire hasi Kristo aguheke. Imbere y'abaguhekeye niyo mpamvu udatabarwa. Impamvu udatabarwa uhetswe n'abantu, impamvu udatera umutero abantu baragusimbije. Uyu mwaka tuwutangiye, iki ni icyumweru cya mbere, Yesu Kristo aguheke abantu bagushyire hasi. Uyu mwaka utangiye uzakubera umwaka abantu bazavuga ngo haracyari ya Mana ivuga bikaba. Uyu mwaka dutangiye ngo bazi ko bagambanye muri gereza ngo azagumayo, ngo nta bushobozi afite bwo kumukurayo. Dufite Imana iruta gereza, dufite Imana iruta inzingo, dufite Imana iruta inzaratsi, dufite Imana iruta byose, kuko uyiringiye ngo ameze nk'umusozi Siyoni. Nesta abantu unyiringiye ameze nk'umusozi Siyoni. Ngukuyemo Satani ukurimo, ngushyize amagambo y'Uwiteka agira ishyaka. Arambwira ngo ariko utuye inuye mu ijuru. Ngo utuye inuye mu ijuru, uko turi kumwe hano. Nani Pawulo yaravuze ngo kuko twakishijwe uburetwa bwa Satani, ubu turi mu mbabazi z'Imana. Ngo kandi twicaye iburyo bw'Imana Data mu buryo bw'umwuka. Nanjye sasi ndi ahantu ndi kumwe n'Imana ishobora byose. Arambwira kabisa ngo ndatashye nitaha. Ni kandi wiga gusenga uhereye uyu munsi. Baroko nari mvuye mwige gusenga. Ntabwo gusengera umuntu byaguheza icyubaro Imana yamuhaye kirazira. Nakazi Imana yamuhaye wasanga ikamwambura kirazira. Ahubwo abakozi azakora niyo azamukura muri ka kazi. Muranyumvishije? Amakosa azakora niyo azamukura hehe muri ka kazi. Ariko niyitwara neza uzasenga umwaka wa mbere bamusinyire kotara, usenga uwa kabiri bamuzamure bamugire vice president, uwa gatatu usenge bamugire president. Uzasanga waratinze gusenga wiga gusenga. Haleluya. Nanga imigambi yawe ntabwo izahama, ntabwo izahama. Dufite abantu ubungubu bareba uyu mwarimu hati ni ukuri nk'uriya ayoboye gute, kandi ngo simvuze ndavuze ngo nk'ubu ayoboye gute. Igihe nazige mwicara aha ngaha kuki anyoboranye hati n'uyu mwaka arahongeye. Ndeba hano Cyprien nkubwire rwose, haleluya. Nari mvuze ngo uzayobora muri uru Rwanda no hanze uzahayobora. Yesu yabwiye Petero ngo amaze kubabaza uko bamwita, ngo baravuga ati twebwe tubona uri Yohana, abandi turi Eliya, abandi ati turi wa muhanuzi wa kera, ati Yeremiya kabisa. Ngo Petero yitegereje, aritegereza areba igihe amaze n'uyu mugabo witwa Kristo
imirimo yakoze itanditse mu gitabo cy'abatubanjirije. Aravuga ngo njye nitije nkareba ni wowe Kristo w'i Nazareti. Ngaho kanya Mata 16:16 uriko handitse umanutse hasi kujya 18:19 aramubwira ngo wowe ntago ari inyama n'amaraso biguhishuriye ko uyo ndiwe, ahubwo Imana Data niyo iguhishuriye uwo ndiwe. Arangije aramubwira ngo akanya umaze kumenya uwo ndiwe, aramubwira ngo iyi saha nzubaka inzu yanjye ku rutare. Ari wewe aho kandi n'amarembo y'ikuzimu nazaribasha. Amuha andi magambo aravuga ngo icyo uzafunga uri mu isi nzagifunga ndi hehe mu ijuru, icyo uzafungura nzagifungura ndi hehe ni mu ijuru. Akira ubundi butware. Narimbuze ngakira ubundi butware. Njyewe ndahantu ndi umuhanuzi. Yesu ndi pasiteri. Pasiteri umugore si ntago Bibiliya irimo, ndi umuhanuzi kazi. Amen. Imana yambwiye ngo bayobore kuko iryo yavuze ngo ntago ryari ryasohora. Aya magambo niyo dusohorejeho kugira ngo dusenge. Haleluya. Sinzi gusobanura uko bikwiriye ariko Kristo azi byose. Amen. Uri mu Imana niyo wavuga rimwe yazi kikorera. Tuzira kuba twarize theology ukabwira abantu theology ariko idaherekejwe n'umwuka w'Imana. Ariko umwuka w'Imana yaherekeje theology byose biba ubwenge bukuzura n'abandi. Amen. Aravuga ngo abandi bicaraga mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, abandi ni twebwe. Bicaraga Abisirayeli murabyibuka neza ko bameze mugore twabararimo. Bicaraga mu gicucu cy'urupfu kuvuga ngo uyu munsi nuko napfuye ejo nzapfa. Kuvuga ngo reka n'ibyo uyu munsi nyine sinzi ko ejo bizamera. Niko Abisirayeli bari bameze, niko buzima babagamo. Ariko iyi Imana yahageze. Shoje bango y'Imana yahageze. Shoje bango y'Imana ihageze. Iyi Imana ihageze ya saa 7:50. Mufate mu kiganza. Mufatemo. Mubwire ngo muri iyi saha ya saa 7:50 ibyari mu mwijima mubwire ngo ijuru bihinduye umucyo. Mubwire ngo ibyo baziritse Imana ibizituye uyu munsi ibirangije kuri iyi saha. Mufate mu kiganza mubwire ngo amagambo bakwaturiyeho Imana yahinduye ubusa muri iyi saha. Mubwire ngo baravuze bavuga nk'abantu ngo ntacyo uzageraho. Mubwire ngo uyu munsi iyi tariki ya 5 ndinjiye mu masezerano baziritse. Mubwire ngo Imana irazituye. Narimbabwiye ngo Imana irinjiye mu mwaka izituye amasezerano baziritse ku buzima bwanyu. Narimbabwiye ngo uyu
umwaka Imana ibongera andi mahirwe. Nari mbabwiye ngo uyu mwaka Imana itanze agakiza ku bantu. Nari mbabwiye ngo uyu mwaka ivuguruye amategeko abantu bishyiriyeho. Uyu mwaka Imana iremye bundi bushya. Nari mvuze ngo uyu mwaka Imana ikuyeho abantu imyuka y'ubutinganyi. Nari mvuze ngo uyu mwaka Imana itabaye itorero. Umva ijuru ukuntu rivuganye nanjye mu ntege amatwi ngo uyu mwaka Imana itabaye itorero. Oh Yesu, uyu mwaka turimo Imana isumba byose iduhereye igihugu amahoro. Uyu mwaka turimo Imana iruhuye abantu. Iruhuye abantu. Umva ukuntu ijivuganye nanjye. Rirambwiye ngo nimwumve ibihuha bivugirwa hanze aha. Ngo nimwumve ibintu abantu bavuga ngo bigiye kuba. Imana irambwiye ngo nta ntambara iri mu gihugu cyacu. Nta ntambara iri mu gihugu cyacu. Niko ijuru rivuganye nanjye. Kandi umubyeyi wacu perezida Imana imushyizeho uburinzi. Imana imushyizeho uburinzi. Mana ushimwe. Mva akantu Imana inyongoreye ngo Satani yazanye amajwi menshi mu bahanuzi ngo kugira ngo abakure imbere y'Imana, ngo bahanura ibitariho kandi bitazaba, ngo bituma babashyira mu nzu z'imbohe kugira ngo batamaze ubutumwa bw'Uwiteka. Imana irambwiye ngo yongeye gusuka umwuka wayo ku bahanuzi. Yongeye gusuka umwuka wayo ku bahanuzi. Amajwi ya Satani Imana yakuye mu matwi y'abahanuzi. Reka mbabwire, Satani yaje kugira ngo afate ijwi ry'Uwiteka n'iry'abadayimoni bicanganyishe, kugira ngo umuntu wese avuge ngo n'uriya arabivuga, n'uriya arabikora, abikiza, bamutwara ikiza, bose bashyire hamwe. Imana irambwiye ngo itanze ubutsinzi ku bahanuzi. Amen. Tugiye gusenga. Tugiye. Urumva Imana ikeneye gukura mu mwijima? Urumva Imana ikeneye gushyira mu mucyo? Urumva Imana ikeneye gushyira mu mucyo kagukura mu mwijima Satani yagushyizemo? Iyo umuntu ari mu mwijima ntabwo atinya icyaha. Iyo umuntu ari mu mwijima ntabwo atinya kubeshya, reka aba yumva ari ibintu bisanzwe. Iyo umuntu ari mu mwijima ubusambanyi aravuga ati rwose Imana imbabare nashidutse nabikoze.
kuko ari mu mwijima. Ariko iyo umuntu ari mu mucyo aresista za mbaraga zose. Nimba wumva ukeneye ko Imana igushyira mu mucyo, tambuka, tambuka dusenge. Ndakomeza atanikomereza rwose, sininda. Niba wumva ko Imana dutangiye ukeneye ko Imana igushyira mu mucyo ukazatera ino zaburi uri gushima Imana, tambuka dusenge. Yibwira ati rwose byari byaranze kwiyambura uyu satani, byari byaranze, ariko ndashaka ushyira mu mucyo. Utangira umwaka uri mu mucyo, utangira umwaka ufite intego, utangira umwaka uvuga ngo hari aho ushaka kugera. Tambuka wisigara, satani baticara aho ngaho, wiyemerera, tambuka, wiyemerera satani, wiyemerera, tambuka, Imana igushyira mu mucyo. Fasha, tambuka, tambuka, mwigira imbere gutya, mwigira imbere, ntacyo bitwaye, mwigira imbere, mwigira imbere, jya mu kidendezi aho twafatiwe. Ntabwo nababwiye kandi gace, nzakabwira nagarutse. Reka twisengera Imana. Satani bakongera ngo uraseba, ngo barakubona guteriko. Bande urakiza ubugingo bwawe ndetse winjiye mu mwaka ufite intego, Imana ikubona nk'umwana wayo. Tambuka, yikubeshya. Hari ibintu bibohoka uko wasenze, hari ibibohoka ari uko wahamagaye ijuru, hari imigozi icika, hari karande zikurwaho ari uko wasenze. Ntago karande ziriko n'abadayimoni, hoya. Abapfumu ntago bakiza karande, barakubeshya. Ntago, hoya. Imana ikiza karande, bikubeshya. Tugiye gusenga Imana, ubwire Imana ngo narindi mu bibi byameze gutya, narindi mu busabane bwanze, ubwire ngo nabeshyaga, narindi kwiba, byari byaranze, ubwire ngo nari umuriganya, ariko nemeye kugarukira Imana kugira ngo igirire imbabazi. Uragutambutsa neza muri uyu mwaka, kandi birarangira kuri umukeka upfukamyeho. Fasha dusenga Imana, kadusenga Imana. Mana turagushimira, uri Imana ikomeye kandi ishoboye byose. urakiranuka mu zamura. Uri Imana yihagije kandi uri data. Uyu mwaka imbaraga zawe zikora imirimo ikomeye. Yesu mweretse abantu bawe rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Abapfukamye bose turabakuzaniye, turaguhaye Yesu. Imbaraga zawe zibagirire neza, turaguhaye Yesu. Umwuka wawe wera bakure muri umwijima, imbaraga zawe zikora akazi kazo, bakure muri umwijima, kandi tunanije umwuka wawe wose mu izina rya Yesu. Ndasenza cyane, umwuka urwanya umugambi w'Imana, mwami ndasenze, umwuka urwanya amavuta y'Imana, mu izina uzabarengera, uzabatabara. Reka icyubahiro cyawe kigaragare, reka umwuka wawe weragendagende, reka ineza yawe ibe. Haleluya. Inama zari zateranye, reka mbihanure. Inama zari zateranye zo kukwimura kuri uyu mudugudu. Haleluya. Bro w'Imana utegeke, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, akore, mu izina rya Yesu, ategeke, mu izina rya Yesu. Abagabo bafashe umwanzuro, mu izina rya Yesu, babyeyi nuko, mu izina rya Yesu, bakobwa nuko, mu izina rya Yesu, avuga ngo bagirire neza bagira ibambe. Twagushimiye, turagushimiye kuri Imana ivuga, turagushimiye kuri umunyembaraga, turagushimiye kuri umunyabuntu. Izina ryawe nirishyirwe hejuru mu izina rya Yesu. Amen. Amashyi menshi ku Mana menshi. Oh yes.